Hari amakuru amwe n'amwe yakomeje acicikana y'amalinki bari kukubwira ngo bagiye kuguha ibihumbi 50 ngo by'isabukuru yawe y'amavuko. Ni inkuru yacicikanye kuri WhatsApp, ku magroups WhatsApp, abantu bagenda bayihererekanya, ariko ndagira ngo nkubwire yuko ibyo bintu ari ibihuhwa. Nibyo nje kukuramburira muri makeya muri kino kiganiro. Nje nitwa Zashi, nje wumve kuri mikoro. Wowe icyo usabwa no gukanda subscribe, ukafungura inzogera ndetse ukalikinga ino video ndetse ukayisharinga. Nyaboneka dore abajura bateye hano kuri WhatsApp. Abantu mwese mukoresha WhatsApp ngira ngo murabizi iyi nkuru yabagezeho ya zino link ziri kugenda zibageraho za MTN, bakubwira ko ari MTN igiye kuguha amafaranga 50 ngo by'isabukuru. Hari itangazo MTN yasohoye rivuga riti ntabwo MTN nijya kuguha amafaranga ntabwo izakoherereza link ngo ukande kuri link, ahubwo izabikubwira muri SMS bisanzwe. Ntago izirirwa ijya kuguha link ngo ukandeho. MTN yabagira inama yuko ibi bintu nubifungura wirinde gushyiramo nimero yawe ya telefone cyangwa se kadi yawe ya banke cyangwa se ya MTN. Abantu benshi bakomeje kugenda babihererekanya, kandi ndakubwira yuko n'abantu benshi babipostinze bari babagira inama cyane cyane ku mastati yabo, bababwira ati nyaboneka bino bintu ntabwo bikora kabisa, ntago ari byo. Nawe rero wabonye iyi link, ndagira nkubwire yuko iyi link nuyifungura ikintu cya mbere urinjiraho, barakwinjirira kukubwira ngo emeza kwakira amafaranga. Nibamara kukubwira ngo kanda kwakira amafaranga, aho hantu nuhakanda mu by'ukuri ntabwo amafaranga uraba yakiriye, ahubwo nuhakanda barahita bakujyana kuri step ya kabiri ivuga ati shyiramo kadi namba yawe. Iyo kadi namba yawe nuyishyiramo baraba bari gusikaminga kabisa, ku buryo n'amafaranga uraba ufite kuri iyo kadi namba, ayo mafaranga barahita bayatwara. Ni ukuvuga ngo ni ubutekamutwe, ni ubutubuzi bwaje, ni umuntu wapanze buno butubuzi kugira ngo abashe kuba yakiba amafaranga y'abantu benshi cyane, kubera yuko uri kwinjira kuri iriya link barangiza bagahita bakubwira ngo sharinga abantu bawe 15. Mu by'ukuri abantu ugiye gusharinga 15, niyo mpamvu ubona inkuru yakwiriye mu gihugu hose. Abo bantu 15 no basharinga, abo bantu 15 nabo barasharinga abantu benshi. Urahita ugera kuri step bakubwira ngo ushyiremo kadi namba. Iyo kadi namba iyo uramutse uyishyizeho ufiteho amafaranga, ubwo birumvikana baba barangije kugusikama, baba barangije kugutwara amafaranga yawe. Niyo mpamvu MTN yavuze ngo irinde gushyiramo nomero ya telefone, wirinde gushyiramo kadi namba yawe. Mu by'ukuri nanjye Zashi nk'umuntu bahera amakuru ku gihe, mbikurabuye mbere z'igihe kare. Niba nawe wumva iyo link yakugezeho, nyaboneka uwo muntu barakubwira ngo muboroke, wirinde kugumya uvugana nawe. MTN niryo tangazo yasohoye, yababwiye ati uwo muntu waguhaye link muboroke, cyangwa se wirinde kuyifungura iyo link. Amakuru mba nyaguhereye ku gihe. Wowe niba nkandiye subscribe ukaba warayikinze iyi video, wowe turi kumwe kabisa mu murongo. Imana ibashakamo, ndabakunda cyane. Ciao ciao.